twohereje ni itangazo ryasohowe na Twirwaneho. Yego. Twirwaneho iravuga ngo alerte urgente escalade militaire planifiée contre les Banyamulenge dans le haut plateau d'Uvira RDC. Umva iratabaza iratanga impuruza. Hanyuma Masisi naho hamaze iminsi hari imirwano mu bice bya za Nyabyondo no mu bice byegereye Warikare, za Warikare na Masisi. Umunsi ku muri make Evetura nayo ntago yorohewe, aho yagiye kwegera za Wazalendo nazo ziyataka umunsi ku wundi. Yo nava ko hari imirwano. Ikindi gihari nuko muri Masisi ejo hiri bavugwa drone za FRDC ziza kureba M23. Uvuga ngo ejo ngo abasirikare ba M23 biri mu myobo abe bakasongo harya kasongo urayibuka ko ijya mu mwobo kasongo. Okay. Mwaseka jabuda. None ukwirwa mu mwobo. Ngo FRDC yabiciye abakompatriote bane. Uri kubyumva? Si uzi ko byashakuje cyane nyine bari kuvuga ati kuki M23 buri gihe iri gwitaka. None ubu rero Kongo nawe iri gutaka. Ingabo za FRDC ziri kuvuga ngo ziri gushinja M23 kuyigabaho uruhererekane. Uruhererekane ubwo mu Kiswahili babyita umufururizo. Ngo rw'ibitero. Ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kabiri sejo hashize yego ngo cyamaganye kivuye inyuma ibyo kise uruhererekane rw'ibitero by'uruhurirane kivuga ko inyeshyamba za M23 zagabye ku biriniro by'ingabo zacyo. Umuvugizi wa zone ya gatatu y'ingabo ni ya zone ya hano hafi yacu nyine Major Nestor Muvudisa mu itangazo yasohoye yavuze ko M23 yagabye ibitero bikurikiranye ku birindiro by'ingabo za leta biri mu duce twa Kamatembe na Kalao duherereye muri groupement ya Mubuku ho muri territoire ya Karehe ngo ni majyepfo. Wabyumvise nkaho ibyo bidahagije M23 ngo yateguye inagaba ikindi gitero mu giturage cya Kashishi ndacyo cyo muri Karehe. Icyo igikora kuwa mbere tariki ya 14. Muvudisa yunzemo ko mu gitondo cyejo kuwa mbere tariki ya 15 ejo hari 15 oya nejo kuwa kabiri tariki ya 15 Nyakanga nabwo M23 yagabye ibitero ku birindiro biri hafi bifitwe na FRDC ahitwa Mwanda Bandu muri groupement ya Bunyungu ho muri territoire ya Masisi. Uyu ofisiye yavuze ko imirwano yo muri Mwenda Bandu yamaze umunsi wose. Yunzemo ati ikindi kuri iyi tariki bagabye ikindi gitero ku birindiro biri haruguru y'igiturage cya Batanga muri groupement ya Irambi Katana territoire ya Kabare. Uwo ni mu majyepfo. Ninde uvuga ukuri ninde utavuga ukuri? Ariko ibi Abdara ni ibintu bisanzwe bose babaterana amagambo ngo ejo bundi baravuze ati batwiciye abakompatriote bane. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ni indirimbo ngiye mbona imaze kuririmbwa kenshi muri Kongo muri ibi bibazo bya Kongo. AFCM Ventura iravuga iti nuzayazanye AFCM Ventura nayo ijya kuvukumvira atangaje ati leta yazanye ingabo iri kurunda ingabo hafi birindiro byacu. Leta ati nayo AFCM Ventura iri kurunda ingabo hafi birindiro byacu. Jonathan twabonye abantu barenga 8,000 bari kwinjira bavuga ko barimo kujya mu majyepfo. Yego. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe tumaze kumenyera kandi nibwo abari ibiganiro twakunze kuvuga yuko ahantu henshi twagiye tubona experience ibiganiro ntago bihagarika intambara. Bya ntago byababuza kuri tere bararwana kandi ari ikintu twagiye tugaruka Abdara. Usibye wenda no kuvuga ngo FRDC yarwana ariko hari Wazalendo. FRDC ishobora kubahiriza wenda nako gahenge. Nese Wazalendo zakubahiriza ntabwo yakubahiriza. Ubona ko nicyo kintu bari bakoze kugira ngo bashyireho uriya mutwe wa Wazalendo igihe leta itubahirije amasezerano y'agahenge babemeranyijwe n'iyo kaba gatoya
wazarendo zikomeze ziteza akajagari. Yego. None se urabambwira ngo FRD zizajya kubahiriza ko FDR zizajya kubahiriza amasezerano y'agahenge kandi itari muri ako gahenge. kandi ikindi twibutse nta masezerano y'inuza y'agahenge yari yaboneka. Oya niyo kanaba ntabwo kareba wazarendo. Yes. Ntabwo kareba FDR. Nta masezerano ahari y'inuza yari yaboneka urebye. Yego. Yes. Ubwo ni ukuvuga ngo rero bafite uburenganzira bwo kurwana igihe cyose batarabona amasezerano n'ubundi. Yes. Ikiri cyo rero nuko urebye byerekeranye nuko no kurega kwa ntabwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakagombye kuba zireka. Ahubwo zo zakagombye guhonda uzigaceceka. Oya impamvu buriya batanze kuko nanjye iryo tangazo narisomye. Yego. Impamvu batanze iriya ni nk'imbuzi ati turi kuganira mu biganiro bya Doha none mwe murimo muradutera kandi na FCM turi kunze kubivuga turi muri Doha none mwe muri kudutera. Yego. Ibyo rero niyo mpamvu nyine kubera ko nta masezerano y'amahoro yari yaboneka cyangwa se amasezerano yo guhagarika intambara CCLF. Ubundi rero CCLF bigenda biti haza umutwe ukuntu twagiye tubibona n'ahandi haza umutwe uri netre ukaza nka kuri wabonye ya seriage ikajya hagati kavuga mwe muramuraha abandi muramuraha ngaha twe turajya hagati. Noneho harya byarateganyijwe ubu ngubu nta kintu. Oya biteganywa kandi nta gahinge bari basinya nta gahari. We ikintu process barimo kwirukana barashaka kugira de principe abe amasezerano birangire ibyo bindi byo kuza gutinza ntabwo Trump ibyo bishaka. Arashaka ibyo bibaho iyo habaye ikizo CCLF nka kuri wabonye yaseyaje atereka tujye hagati noneho mbere yuko CCLF yubahirizwe mbere yuko ibiganiro bitangira. Aricyo kintu AFCM 23 wabonaga yasabaga atereka biho CCLF noneho tujye mu biganiro nta muntu ushotora undi. Yego. Rero nta CCLF yigeze ibaho. Urabona ko Trump warashaka ko na Doha barashaka ko ibyo bintu biva mu nzira mwubahiriza amasezerano y'amahoro birangire. Rero niyo mpamvu navugaga impamvu azakomeza guterana amagambo nta masezerano namwe ahari nkuko twabibonye igihe yase iza ikajya hagati M23 igatanga 80% ubutaka yari yafashe leta nayo ikaguma mu birindiro byayo ariko abonaga ko nabwo bashotoranaga. Usibye cyo koza uribuka ko igihe ari ingabo za yase bamaze amezi 8 batarwana. Yego. Rwose yase yaragerageje. Ariko nubwo batarwanaga igihe yase yari hari igice cyari kimwe Burundi cyararwanye. Ni cyagiye nyine Uburundi ni za samushake surimo kuvuga. Ni igihe Burundi bwari buje bubaye bugize partenariat na Kongo butangira kugambana. Yego. Ariko kandi wibuke ko nabari muri mu gice cya EAC b'abarundi nabo bahise biyunga n'abagenzi babo baje. Urumva arabari baje bakubitwa na M23 bagahungira muri bene wabo kandi ntabwo M23 yari yemereye kwinjira muri EAC. Yego. Ariko ni nacyo kintu nyine washinje Burundi ati ko wowe wari umuntu utumse handi wazaga mu biki. Kwanza icyo gihe kuvuga ngo yazaga mu biki. Yego. Ndayishimiye niwe icyo gihe ruhagarara wari uyoboye Nuzayas. Ari nk'umuhuza. None bibazo ubaye umuhuza ugiye noneho no ugiye no kurwanya urimo guhuza. Hariya n'abavuga ko Burundi bwitwaye nabi cyane. Ariko muri rusange yase nge nayiha amanota meza yaragerageje. Yego. Iraruta MONUSCO. Ugereranyije MONUSCO niba na yase. Yes, nibe na yase rwose. Ariko yaraje yo ibajya hagati kandi abonaga yuko ari force y'amahoro. Ariko imitahire yayo wabonye ko bayicyuye ibinze umurizo. Ya Kisekedi nyine yashakaga ko barwana. Uribuka ko icyo gihe yanabwiye nabi mu general w'umunyakenya. Yego. Ibujumbura amubwira ati ni kuki mutarwana kandi muri mandate ya yase ntabwo yari arimo kurwana. Hari harimo ko yari mandate y'amahoro. Yari peacekeeping. Yego muri iki gihe hari imyitwarire y'inama ya OIF y'abaparlementaire yes. Yabere mu Bufaransa. OIF twibutse abadukurikiye ko n'umuryango
uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. mu gifaransa ubwo ni organisation internationale de la francophonie. Yes, yeah. Yego. Iyo nama y'abaparlementaire yahuzaga inama nshingamategeko n'amasena z'ibihugu bikorera muri francophonie yashoje imirimo yabo, ariko isoza ishimye cyane intambwe yatewe y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo. Ni inama yabaye muri mood nziza. Ese uburyo nabonye Congo yitwaye ni kuba kamere yagerageje kuba smart, cyangwa ni kubera ko mu by'ukuri bategetswe kubahiriza amasezerano ya Washington, bakagomba kwitwara neza kugira ngo bataboneka nabi imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. OIF nayo ije yunga mu w'abandi bose, yabaye niyo Africaine, yabaye niyo Européenne, imiryango iriya mpuzamahanga yose ikomeye. Nta watinyuka ngo avuga ati amasezerano ntabwo yagombaga kubaho. Oya, yose ahubwo bari kubarashyigikiye. Yego. Ejo twanagarutse no ku byo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza nawe yarayakeje. No kuvuga ngo isi yose irayashyigikiye. Aha ariko inyuma burya ntihaburamo bakidobye. Ushobora kuvuga ngo nk'ubu Bubiligi wabonye ko bwatangaje ati rwose twishimira n'amasezerano, ariko ushobora gusanga inyuma y'amarido nanone babadobye. Hari akavido nabonye nako gashushanyo nabonye bashushanyije, nuza Kisekedi MONUSCO irimo iramukurura ngo giye Doha. Yego. Irimo iramukurura, ubwo urumva gafite icyo kavuze. Ni caricature ivuga ngo arimo aramukurura ati ngwino, ati urajya he, bamukurura amakote. Berekana hari arimo arerekeza Doha. Iyo nama rero yabaye ngo yarimo abantu 550 ngo barimo abashefu ba parlement 30. Les délégués de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF étaient réunis à Paris du 9 au 13 juillet 2025. Les travaux de cette 50e session ont réuni 550 délégués venus de plus de 60 pays avec à leur tête 30 présidents de parlement. À l'issue de ces 5 jours d'échange, l'APF a adopté une résolution sur la situation dans la région des Grands Lacs et en particulier dans l'est du pays. On fait des commentaires, il y a les parlementaires. Wagerageza gusobanurira abatumva ururimi rw'igifaransa mu magambo make. Kandi igifaransa bamugana abantu bacyumva. Yes, kuko ushobora gusoma igifaransa abantu bose ukagira ngo bari kubyumva. Yekada cyane nkanagisomana nabi wenda. Ari ngo abasirikari nako abadepite 550 barimo abakuru b'inteko zishinga amategeko 30 bari bateraniye Paris. Bamazeyo iminsi 5 kuva ku itariki ya 9 kugeza ku itariki ya 13. Ikaba ari inshuro ya 50 inama nk'izo zibaye. Ngo bakaba barishimiye, barafashe icyemezo ku kijyanye n'amahoro mu karere, ariko cyane cyane muri Est, mu burasirazuba bwa Congo. Yego. Ubwo ngo bakavuga ko bo ngo amasezerano, l'accord de paix signé à Washington ainsi que la médiation engagée par la République togolaise au nom de l'Union africaine barayishimye mbega. Donc iyo amasezerano muri make uko twavuga ko iriya nama nayo ishyigikiye no masezerano ya Washington ndetse na Doha. Yego. Ibiganiro bya Doha ko nibirabyara amasezerano, ariko yanashyigikiye amasezerano ya Washington. Yego. Ni process ya Doha irimo. Yego. Vital Kamerhe rero navugaga ko yabaye smart, yavuze ko u Rwanda na Congo nta kindi bakora kugira ngo bavaneho kuba baturanye. Bazahora ari abaturanyi uko byagenda kose. Tujye rero mu byerekeranye n'uruntu hagati ya AFC na M23 nanone tugaruke. Ejo bundi Minisitiri w'ubuzima ariterura ati AFC, abantu bo muri AFC ni abarwayi bo mu mutwe. Byababaje cyane AFC M23. Iravuga ati on practe y'ibyo bitutsi, les insultes uduhaye turazifashe kandi turazimize bunguri, reka tuzafata umwanya tuzidigere. Ko muri misa ari gusubiza ariko rero ubwo nyesubije urugero nakubose gusubiza Minisitiri nsesenguye
ni gute leta ijya kuganira n'abarwayi bo mu mutwe leta ye arimo yego ni gute ijya kuganira n'abarwayi bo mu mutwe niba kuko ari abarwayi bo mu mutwe ni gute kuko leta yemeye ko kuganira na FCM 23 yego icyo si kimwe ubwo no kuvuga ngo ututse leta yawe yego ututse guverinoma zose ziri ya leta z'ubumwe za Amerika yohereje delegation ututse Qatar umuhuza buriya hari igihe abantu bavuga ibintu sibyo uretse inkuru igaragara kuri Bwiza TV njye nabonye iyo video bwiza.com yego kuri bwiza.com nabonye n'iyo video minisitiri kubivuga yari kwintervena imbere y'abanyamakuru avuga ku byerekeranye n'ibyo leta ikora mu kurwanya korera kwiyakorera iraca ibintu muri Kongo Kinshasa Kinshasa ubwayo yo ifite ikibazo cyane ariko n'ibi bice biyoborwa na FCM 23 naho harimo ikibazo cya korera noneho Uvira yo ubungu imeze nabi cyane Uvira kuvana mbere buri abakorera cyane hari korera noneho iyo korera yabaye nyinshi kubera no kuba ubungu hari abantu benshi baturutse impande baje mu kurwana nyine hari population nini cyane y'abasirikare les bottes zirasakuza cyane Uvira niyo ndwara rero iri kugira noneho arababwira ati twebwe leta dukurikirana cyane bibera muri AFC kubera ko dufite amaposte de santé aho M23 yafashe ati aba bayobozi b'amaposte de santé baduha raporo buri munsi niyo mpamvu mubona tubahiriza raporo z'abantu bapfuye bishwe ati tubihabwa nabo bayobozi ba poste de santé ati kubera ko bari oblige kuduhereza de raporo baduhereza eta y'ubuzima bw'abantu bari aho ngabo bose ati rero ati n'ubushiza ati n'ibyo dukora ati tukinjira mu bice birimo AFC tujyanyeyo ifashanyo avuga ibyerekeranye n'amaraso yuko bageza kujya batanga lo y'amaraso ikaza mu bice byafashwe na FCM 23 nibwo yahise avuga ati chez malade mental abarwayi bo mu mutwe M23 irababara cyane irababara bidasanzwe ubwo rero nge niyo mpamvu navugaga kuri iryo jambo ese bose ukuvugira FCM 23 dusengura tugendeye ku bintu biri fact bigaragara ubwo abarwayi bo mu mutwe harya nibo baba bashyize ibintu ku murongo hano Goma ejo muri gihe nari ndiyo nasuye umujyi wa Goma ni umujyi vrema usa neza ugereranyije kuko umujyi Goma naherukagamo za 2018 ariko mbere yari umwanda urenze ukwemera ngiye ikintu cyantangaje mbabara gato uvuge kuri utwo tuntu umujyi wa Goma ubwo ndashaka kugenda ngaragaza abo bita abarwayi bo mu mutwe ariko wazanjye Goma ukuntu uvuze umujyi wa Goma tumye ngukunda si hano hirya se uzaze tujyane hari icyangombwa no wakibonye se mirongo yarakibonye apo ibyo biroro tuzajyayo twabonye akantu igoma ko ubuzima bavuga ko buhenze cyane se ariko nawe byiza nyiramaso abwirwa bike ibindi akirebera abwirwa bike ibi ni ukuvuga ngo nawe uzigoma mbere AFCM 23 itarayifata yego uzajye uzambwira noneho turebe abo bantu yita abarwayi bo mu mutwe bashyize ibintu ku murongo ikintu cya mbere wabonaga ugigoma cya mbere ucyambuka grande barriere cyangwa se petite barriere umwuka waraburaga ariko ku bantu bose wandabizi ejo bundi nagiyeyo ndavuga se no mujyi wa Goma ahubwo kumbona ufite isuku irenze ukwemera ikindi wabonaga noneho uvuye igoma ucyambuka grande barriere wumvaga uruhutse yes ubu rero hari isuku iteye idasanzwe icya kabiri y'amabandi yose yabaga Goma n'izi za Wazalendo urazibuka muri nayo ari he n'abaturage barabikwibwirira ikinyamakuru ntagiye kuvuga n'ejo ndi cyabasuye nyine ari he kiragaragaza amabandi ashobora kuba yarahunze andi afunzwe andi yarapfiriye ku rugamba abandi yari ku rugamba andi ubwo ndimo kuvuga Wazalendo andi yarajyanywe ku ikosi Wazalendo bajyanywe ku ikosi oya Wazalendo buriya ntabwo bari amabandi aya nabo bari amabandi oya Wazalendo yirirwaga bambura abaturage se oya n'ibyo na FARDC bariya ntabwo bitwaga amabandi burya bakoraga muri normalite y'igihugu bakoreraga ni ibintu igihugu cyari cyabashabye gukora kandi babikoze nk'uko bikwiriye
hari amabandi rero b'abaprofesiyoneri babaga Goma benshi abo ntabagihari. Noneho umbwira ukuntu abantu barwaye mu mutwe barimo gushyiraho kamera de surveillance zicunga umutekano, mwebwe mutarabikoraga. Nibyo navugaga Abdallah, nubwo uri gutuka guverinoma yawe ijya kuganira n'abarwayi bo mu mutwe. Yego. Uri gutuka Leta z'Ubumwe za Amerika zohereza intumwa zijya kuganira n'abarwayi bo mu mutwe. Uri gutuka Doha, umuhuza mukuru wakiriye abarwayi bo mu mutwe. Yego. Biriya ibyo rero abayisebeje. Ibyo ntabwo bishobora gufatwa nka bya bindi amasezerano ya Doha ari guteganywa. Yavuze muri ya nyandiko ya mbere bari bahuriyeho, avuga ko amagambo yo gushirana isoni agomba guhagarara, amagambo les discours de haine zivaho. Uravuga mu biganiro bya Doha bagitangira suzi ko habaye une déclaration se yabaye unilaterale kuri buri gice, ariko byamagana icyo kintu. Yego. Hari icyo byagira byagira ingaruka kuri Doha? Nta ngaruka mbona. Ngaruka mbona nkurikije igitutu gihambaye ntabwo ya FCM 23 yajya kwirwa yiruka kurongo mu ministre yavuze ibi ngo ujye kubivuga Doha. Ubundi se hari mu ministre bavuga neza? Ubundi se erega Abdallah, twibuke ko nta masezerano araba. Ntabwo araba. Reka ari akantu nabonye nuze nyandiko nuze yanditse umunyamakuru witwa Rodriguez hano i Goma abiburayi, avuga ati buriya u Rwanda mu masezerano ya Washington rwari rwasabye ko leta ya Kongo ikuraho, ubwo nabo bafite sources ze, ikuraho cya kintu yari yaravuze yuko ngo izatera u Rwanda. Kigombaga kuvaho. Igikuraho gute? Declaration n'ibyibuka nuza yavuze perezida wa Kongo. Ikagikuraho gute nyine? Ikavuga yuko yisubiyeho itazatera. Ikabivuga aho ngaho. Urumva? Iyo nuza nayisomye. Noneho u Rwanda ubu ngubu mu gihe batari bavuga ko batazatera u Rwanda, n'ubu ngubu barakize ko bazaterwa u Rwanda. Ibyo byo no kuvuga ngo u Rwanda rwo rufite icyo mizire de defense, ariko ya magambo nyine Kongo yajyaga yirwa yotsa umuriro. Ibyo ngo bivuga ko Washington, nkurikije sources za Rodriguez, ubwo nawe bafite aho yazikuye, ko Washington mu biganiro baganiraga baravuga ati izi mvugo cyambere zigomba kuvaho. Yego. Imvugo zo kuvuga ngo muzatera Kigali, biriya ya declaration ya Kisekedi. Kuko burerega ni nkawe nuko haburaga parliament iri nkawe yaradekaraye intambara ku gihugu. Yego. Perezida muzima niba ahagurutse ari akavuga ngo azatera ikindi gihugu, akavuga ngo rero ngo muri negociation u Rwanda rwavuga ati iyo mvugo kwanza ibanze ijye ku ruhande ive. Amasezerano ubwayo se le contenu y'amasezerano ubwayo ntagaragaza l'acceptation de ne pas se faire la guerre ubwabyo. Urebye amasezerano uburyo akoze agaragaza ko ibihugu bibiri Kongo na Kinshasa n'u Rwanda biri mu nzira yo gukuraho ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma bagirana ibibazo bijyanye n'umutekano. Nubwo wenda bitavugwa directement yuko president Felix Antoine Tshisekedi agomba kujya kuri televiziyo akavuga ko amagambo yavuze atariyo. Oya, ntabwo bamusaba kujya kuri televiziyo. Yego. Bavugaga ko mu biganiro bari bagiranye iki kintu bavuga ko kigomba kugira kigomba kuba clear. Yego. Sibyo, reka wenda mbisome ko Rodriguez yabyanditse. Ati mbere kumvikana u Rwanda rwasabye ko Felix Tshisekedi n'abagize guverinoma bareka kubatangariza doke amakimbirane, urugero Mwenderes Karimushi. Yego. Sibyo, kakantu bajya bava ngo Mwenderes Karimushi leta neri Kigali. Sibyo? Icya kabiri guhirika leta y'u Rwanda. Sibyo? Cyangwa kuva hano ngo dushobora kugera i Kigali. Sibyo? Urumva ibyo byagombaga kuvugwa mu biganiro. Izo mvugo. Yego. Urumva ziri mu byo babaregaga. Sibyo? Ubu rero nyuma yuko basinye yari amasezerano, ibyo Rodriguez yavugaga ngo nta muntu watinyuka gutera ubwoba nanone u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda, ngo iyi niyo mpamvu usibye Wagner uramubona, ngo usibye Wagner, Muyaya na Tina Salama nta n'umwe mu bagize guverinoma ufite uburenganzira bwo kuvuga ku masezerano y'I Washington cyangwa imishyikirano ya Doha. Aba nibo bonyine i Kinshasa bafite uburenganzira bwo kuvuga kuri ariya masezerano ya Washington na Doha.
kuyavugaho buriya n'abajournaliste buriya nta kintu bavuga kuri iyo muri yafashe. Kongo se muri Kongo se nubona ko bafunze umunwa ahubwo nta na commentaire nta nako baravuga ati wibeshye uvuge kuri izi commentaire ariko muri guverinoma Rodriguez aravuga ati muri guverinoma nabo bantu batatu ni Wagner, Muyaya na Tina Salama. Tina Salama ni ministre w'intebe. Oya ni umuvugizi wa presidence. Muyaya ni ministre wa news wa communication. Wagner ni ministre w'abanyamahanga. Abo nibo bonyine bemerewe kugira icyo bavuga ku masezerano ya Washington. None se uracyabona bakizana bya bindi byo gutuka n'iki u Rwanda n'ibiki? Oya bafitanye amasezerano atangiye gushyirwa mu bikorwa. Nta wundi rero niyo mpamvu yasubizaga uwo ministre w'news w'ubuzima kuko urumva azanyemo na Doha ati n'ibya Doha nta muntu wemerewe kubivugaho atatangiye kubivugaho byamukoraho. Yes ariko ntabwo ari wowe wenyine uvuga gutyo, hari n'abandi batarabo bagerageza kuvuga. Nk'umugabo witwa Augustin Kabuya ni secrétaire général wa UDPS yavuze ngo Cardinal Mbongo ngo ni umuntu ukorera u Rwanda, ngo ari kuri serivisi y'u Rwanda, ngo ni umuntu utakwizerwa, ngo ni umuntu uri kuri serivisi y'u Rwanda. Ibyo baranabimushije n'igihe azi Kigali. Ni ukuvuga ngo ikibazo ngo gukomeza gufata abantu b'abanyapolitike basa nkaho wenda bagaragaza umurongo utari mwiza wa RDC ko ari abanyarwanda, kuba umunyarwanda bikaba ari igikangisho ubwabyo si ikibazo cyashyira en danger amasezerano y'u Rwanda na Kongo. Ubwabyo ni rizamvugo mbi nyine z'urwango. Ukuba rero kuvuga ngo umuntu usa n'umunyarwanda byabaye ikibazo. Kwitwa umunyarwanda ni ikibazo. Iyi ni tendance imwe mu bintu binuza bikomeje bya bintu by'ibimenyetso bya jenoside. Kuko jenoside ntabwo ari ubwoko gusa, hazamo n'inuza no kwibasira umuntu kubera inkomoko ye y'igihugu. Jenoside ishobora gukorerwa abantu kubera ko bafite idini rimwe, ko bafite inzabamara bose cyangwa uruhu uko basa. Ushobora kuvuga ati abanyagihugu iki ngiki, akarere aka ngaka ngomba kukarimbura, ubwoko ubu ngubu. Ikintu cyose gishobora gufata kwibasira groupe gifite objectif yo kwikuraho burundu ukayibona jenoside. Muri Kongo rero aya magambo arakomeza kuvugwa ku buryo budasanzwe. Rimwe abantu bakanibaza niba mu by'ukuri bazagera aho bagakaraba bagacya. Ndashaka kuvuga izo character bazazireka. Ni ideology maze igihe kinini, ntabwo akanya bahita babireka, ariko muri politike hejuru mu banyapolitike nemera ko ibintu byose bihinduka. Niba ejo ndi twarabonye Musa Fazil arimo arahoberana na Nusa na Vital Kamerhe. Uzi Vital Kamerhe nawe burya ntabwo ajya yorohera u Rwanda, sometime arigiye nawe yohereza bombe kabisa. Oya azi kuvuga, iyo avuze rero usanga ari ibintu avuga, ariko wabona ukuntu bahoberanye kuriya n'ibyagutangaza ejo bundi. Nitubona His Excellency Paul Kagame arimo rwose arahoberana na Kisekedi imbere ya Trump. On serait étonné parce qu'il a dit qu'il le fera au ciel. Azabikora ageze mu ijuru niho honyine, kandi ngo nta kindi azaba ari kumubaza ngo nzamubaza ngo uhora iki gihugu cyanjye. Ariko anavuga ko atazigera avugana na Nuza na M23 ngo nubwo bakomanga imbere y'umuryango we. Ikishaze. Muri politiki ibintu birahinduka. Mu politiki ni meteo. Ariko mu politiki mwiza amenya nyine ko bihinduka, amagambo akayategura mbere. Azi neza ko ibintu bihinduka. Ejo ni rwose bazahoberana n'abantu bumirwe bavuga atabane. Uyu ni wanda avuga ngo tuzahurira mu ijuru. Uri kuvuga nyakubahwa His Excellency ahoberana na Kisekedi. Ariko uribuka Kisekedi akijya ku butegetsi, yego, ukuntu rwose kari hagati k'inkubirane. Yari umuntu His Excellency, yari umuntu ubona atanga icyizere. Hari umukongomani wari kuvuga ati ntabwo muzi neza yuko igihe Kisekedi yagiye ku butegetsi impunzi zo mu Rwanda ziri muri Kongo zahise zibyina ngo azatugarusubiza iwacu. Ariko icyizere nibyo nkwereka nyine ni politike ni meteo. Urebye ukuntu mbere umwuka wari mwiza cyane,
ndibuka yaje i Kigali mu nama nibagiye inama yari yajemo atanga na declaration nziza cyane icyo gihe yari yagezweho bya bintu bya Trump ngo by'urukuta urumva ariko hari ibintu biba ukabona biba eskize gato mvuga ku kantu aravuga ngo ngewe ngo ntabwo nzanywe no kubaka inkuta ngo nzanywe no kubaka ibiraro biduhuza hashize iminsi ati ngewe ubwo atabwo ngiye gushyiraho urukuta arumva politike meteo ni meteo wayita meteo se wayita kameleo ni meteo kuko buriya mu kanya bari izuba ryo kuno ukabona imvura birahindutse ubwo rero ntabwo rwose twitege Washington nibahura abantu bazumirwa ndi mu bantu bakunze kuvuga ni ibibazo ari ukuntu hano abantu bazana ibintu by'ubufana cyane ku bibazo by'akarere aka karere k'ibiyaga bigari tujya tubibona ko ni uburenganzira bwabo bagafana uruhande rumwe ariko twe tuba twanariza dusesengura twemera ko ibintu byose bihinduka abantu birirwaga bameranye nabi ibintu bigahinduka mu kanya nk'ako inkumbyi ukumirwa yego akenshi ibyo ngibyo biba biri resulta y'ibiganiro byose y'ibiganiro ukajya kubona bari bahanganye bari guhoberana kandi akenshi na kenshi intambara irangizwa n'ibiganiro ahubwo ishobora no guterwa n'ibiganiro nayo ngo intambara itangirira muri ofisi ikarangirira muri ofisi biradusaba rero nanone ubwo turi mu biganiro reka tute tugidoha idoha tugidoha ngo hari igitugu kidasanzwe hari igitugu kidasanzwe iyi ni inkuru n'ejo twagarutseho inkuru dukesha ikinyamakuru RFI RFI ikinyamakuru cy'abafaransa igitangazamakuru cy'abafaransa ni Radio France Internationale rero iravuga ko mu mboni zayo muba icyo yise ngo nos informateurs baridoha ngo bari kubabwira yuko byanze bikunze iki cyumweru turimo cyatangiye ku wa mbere kizasozwa habonetse principe bwasobanurira mu mategeko principe accord de principe ni nk'iriya u Rwanda rwasenyanye na Kongo igitangira urabyibuka i Washington yego naho rero iki cyumweru kirarangira iyo accord de principe ibaye ibintu bazareba ingingo 1 2 3 4 5 bamara kubyumvikanaho ubwo ariko nuza RFI nayo igakomeza ikavuga iti ukurikije nuza presiyo diplomatique ihari bishobora kurangira icyumweru no gitaha rwose habonetse amasezerano final biri kwiruka kuko nuza kureba iriya nkuru yose ahubwo RFI iravuga ko iki cyumweru amasezerano ari final ashobora nayo kubona ashobora kuba yabonetse kuko igitangazamakuru RFI gikesha cyahamagaye umuvugizi wa Departement Amerika kimubaza twibutse abadukurikiye bavuze Departement Amerika ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kimubaza iyo deal uko imeze ababwira ko hari delegation yavuye Washington yavuye Washington ariko yavuga ko ngo igiye kuba indorerezi kimwe na delegation zindi uzi ko ari delegation yavuye mu Rwanda ari yavuye i Kinshasa ari yavuye muri Togo ishobora kuba ari niyo Africaine zose ziri Doha ziri muri iki kibazo kandi ziyicaye ngo turi indorerezi bavuga ngo ni indorerezi ariko inyuma y'amarido naby'indorerezi buriya baje muri presiyo kuko ari ikintu yemeye yuko ngo tuje kunganira yuko aya masezerano yarangira vuba icyo ni kimwe cy'itangazamakuru RFI cyavugaga icya kabiri ngo bakurikije inuza aba informateri Doha nayo ngo yizeye ifite icyizere cyazamutse hejuru yuko ngo iki cyumweru kirangira hari ikintu kigaragara ngo iki cyumweru kirangira yerekanye amasezerano bari bamaze kurambirana sibyo n'abaminisitiri bacu barahari abo umutekano l'intérieur Vincent Rutarahari na Shabani nawe arahari ubwo ni byerekana ko izo delegation zose zizaba batemwe wo gusinya kuri iyo nuza yego nubwo bavuga ngo ni indorerezi ariko urumva ko barimo gufasha kuri ayo masezerano icya gatatu icyo gitangazamakuru cyagaragazaga ko ngo AFCM 23 mu bantu yari yasabye ko barekurwa yari yasabye ko abantu barekurwa muri bamwe leta yafunze
yo leta ya Kinshasa ngo irabyemera mu biganiro bya Doha, ariko bakazagenda ngo babarekura mu buryo bwa process. Yego. Icyo rero nicyo kintu bakirimo kuganiraho. Ubwo ntabwo twabura kuvuga ko bari kuganira no ku bindi, buriya hari ibindi M23 yashyize ku meza. Nubwo yatubwiye ngo faze enye zose nta kintu yakuyemo, ariko hari ibintu yashyiraga ku meza byanze bikunze. Yashobora no kutubwira ko nta kintu yakuyemo, ariko mu by'ukuri kirimo gusa bahita basohora resultats z'ibyo batanze ako kanya. Bikagaragara rero ko hari byari byatangiye kujya hanze ko M23 iri gusaba kuyobora izi ntara y'amajyaruguru n'intara y'amajyepfo za Kivu. Bakaba bakiri muri izo negociation, ariko hakaba n'andi makuru agaragaza ko haba harimo inuza nuko Washington na Doha byaba bishyigikiwe icyo cyifuzo cyuko M23 yategeka ibice by'uburasirazuba, kubera ko buriya Kongo yanagaragaje ko itabishoboye. Intambara ziri hano imyaka imaze kuba 30, nta kintu na kimwe kigaragara kiri mu nzira yo gushaka gukemura ikibazo burundu. Abo dore urabona yuko harimo presiyo ikomeye hagati, ni ukuvuga ngo Washington, Doha, harimo presiyo ikomeye ku buryo bya bintu tukunze kugarukaho, umuntu wakina imibare nabi muri izi negociation ashobora kurya igicupuri. Ubushize ndagira ngo wenda twinjire mu kantu k'agasesengura gatoya nk'uko tumaze iminsi tubikora. Ubwa mbere nakubajije icyo utekereza ku myaka 8. Ndakubwira ni imyaka 8 ubundi ni mikeya. Nkubwira icyo utekereza kugerekeranye na espace M23 itari yafata. Uri kubyumva? Genda shaka noneho tuganire uyu munsi kuri cohesion y'abatuye ibice AFC M23 ishaka kuba yayobora. Ubibona gute? Ikibazo uri kumva uko kimeze. Cohesion ndakuba tumva ururimi rw'igifaransa, ni urana hari amoko menshi muri aka karere. Ese M23 izabasha kuyahuza gute? Izashobora kubikora ibyo bintu. Burangiye nkurikije experience, ubushize narakubwiye ni mu bintu nizo harimo sociology. Ubushize narakubwiye ni societe y'abakongomani buri iroroshye kwigarura ku murongo kurusha izi societe zacu zo mu Rwanda n'u Burundi. Icyo narabisobanuyeho gato, ariko no kuvuga ngo turafata nk'urugero hano Goma, abaturage batangiye kuba, kandi harimo amoko menshi, harimo abanande, harimo nuza nyinshi. Tufate ku mujyi wa Goma, n'abanyamujyi nta kibazo, nubwo ari abanyamujyi, ariko buri abaturage aho bava bakagera, iyo ubahaye ibyangombwa bifuza, ukabaha ibintu by'ibanze, amashanyarazi, ukabaha amazi, ukabaha ibintu by'imibereho myiza, ukabaha amavuriro, amashuri, ibintu by'imibereho myiza y'abaturage, leta itajyaga ibaha rwose. None reba igihe bamaze za Masisi. Abanyamujyi, icyo nashaka kubwira mvuga ngo abanyamujyi batandukanye n'abanyagiturage. Abanyamujyi niyo mpamvu nanjye kuguha urugero menshi, niyo mpamvu nanjye kuguha urugero rw'aho M23 abanje gufata mu cyaro. Ziriya ntara za Masisi, za Rucuru, si icyaro se, harimo amoko menshi atandukanye. Babanye neza. Buriya ikintu cya mbere nakunze kugarukaho, iyo pouvoir politique ni umutaka w'ibintu byose. Leadership ibaye nziza, abaturage barayoboka, burya ntibazakubeshye. Abaze kuyoboka ubwo ngubwo bahura n'amategeko. No mu Rwanda FPR igihagarika jenoside yakorewe Abatutsi, hari abari baranze kuyoboka, ariko bahuye n'amategeko nyuma barayoboka, ibintu bijya ku murongo. Ubona izakoresha iki? Reka nkore impamvu nabivugaga. Urucuro kwinjira uvuye Bugande nyine Bunagana, M23 yinjire Bunagana, ikomeza ikwirakwira Rucuro yose ituwe. Donc Rucuro Nord Kivu, abaturage betuye mu by'ukuri usanga abenshi baravuga ikinyarwanda, usibye kote ya Rubero na Butembo. Aho ngaho n'abandandi n'abahunde bakeya, abanyarwanda nabo bakayivuga mu tugambo. Ariko hano Nord Kivu na Rucuro abavuga ikinyarwanda nibo benshi.
ya ubwo twajya wenda uzanye urugero rwiza ariko twajya no muri experience z'intambara zabanje muri Congo. Yego. Yabe cyane cyane intambara ya kabiri yaratinze bamara igihe kinini. Yego. Barafashe igice kinini kiyovuga niba ari 3 bya 4. Yego. Kandi aho RCD yari yarafashe abaturage bari babayeho neza kandi ari amoko menshi. Yego. Kandi bo babitaga nabo abanyarwanda ariko kwanza n'icyo gihe none tureka ubu ngubu n'u Rwanda ruvuga twebwe n'angabo dufite muri Congo. Sibyo mezi defense twashyizeho ariko icyo gihe rwarabyemeraga. Ukabona ikibazo cya cohesion kitaba ntabwo iki kibazo hari ikibazo cya cohesion rwose. Amoko yose yarabanye neza ku buryo yacyuzuza kikajya mu murongo mu myaka 8. Ni rwo rugero warumbaje ati se yakoresha iyi mechanism leadership. Iyo abaturage bahaye leadership nziza ukabubakira imihanda, ukabaha ibitaro, ukabaha amashuri. Ubu ngubu nabonaga abanyagoma ku tuvideo nawe mbona bishimiye uburyo abana bagiye mu biruhuko. Bari bafite ikibazo ati intambara ati abana bacu baziga. Bizagenda babona barize barakoze n'ibizamini dayo. Hakoze ibizamini n'ibyavuye Kinshasa. Bamwe bibazaga ngo se ngo bizagenda bite. Buriya Kinshasa yararebye aravuga iti nitutabahe ibizamini turababwo turimo kubakangurira ngo bigire igihugu cyabo. Ikizere twagirirwaga kiragenda kigabanuka n'ubundi nticyari kiri ntacyo ariko kirahita gishira. Yego. Ubwo rero iyo abaturage babahaye amashuri ukabaha amazi, wabonye ko ubwa mbere AFCM Ventura igifata Goma baravuga ngo nta mazi dufite, nta muriro. Yego. Ariko biri mu bintu M23 isi ikora byihutirwa. Ibaha umuriro, ibaha amazi, ibaha internet, ibaha umutekano. Umuturage wamuhaye umutekano yabakubaza iki? Reka ntunongere n'insiste ku kiri cyo kibazo. Hari ibintu twagiye tubona ku ma video rimwe tukanabona n'amatemonyage y'abantu bari sur place bijyanye n'ubabonye inka bagiye biba izindi bakazica. Yes. Biriya nibyo byagiye biba ahantu hose mu gihe bari bagifite nyine ubuyobozi muri ako gace. Ariko ntabwo buriya byabaye ku nka gusa, n'imirima y'abatutsi bagiye baritwara bakayitwika za nturo n'iki bakanayitwara barahunga bakabitwara ati ibi ni bya munyarwanda. Turabyumvikanye neza? Ndakumva. I'm sorry. Yes. N'imirima yagiye igenda igatwarwa mu buryo leta izi nyine kubera ko ni ibintu byabaga byarateguwe neza. Ubu ngubu mu myaka 8 birashoboka yuko abo bantu birukanywe mu byabo ubagarura. Yes, no kuba warangiza icyo kibazo kijyanye n'imitungo ukagikemura mu myaka 8. Bazagikemura ose bibaza ko ubu ngubu iriya za Masisi na hehe abantu batasubijwe imirima yabo. No kuvuga ngo no mu Rwanda ibyo byarabaye. Yego. Jenoside ikirangira hari abantu bari barigaruriye amazu. Yego. Bafata amazu ugasanga nk'umuntu. Niyo mpamvu ubona leadership ya His Excellency Paul Kagame iri ku rwego rwo hejuru n'abantu benshi ku isi bayishima. Kuko icyo gihe yaravuze ati hari abantu bafataga nk'inzoka bati nge ntabwo nyivamo idari wingu yaranyiciye. Yego. Perezida Kagame akigenda uva yaratanze itegeko ati oya niba murimo kuvuga ngo abantu barabiciye nimujye kubarega mu rukiko. None urukiko rwo ruzayemeza ati uyu muntu rumwake inuza mu buryo ruzamuca. Hazemo harya byita gute mu mategeko. Ubwo niba warasenyeye umuntu ukabyishyura. Yes, ukabyisiza terime mukoresha ukudedomaje. Yes, mu Kinyarwanda ni iki? Mu Kinyarwanda no kwishyura ibyo wangije. Yes, kwishyura ibyo wangije sibyo. Ubwo ntako nta mpamvu yo kuvuga ngo ugiye gufata inzu ntabwo wabukurikije amategeko. Iki gihe ni byose bikemuka se. Ugira icyizere ushingiye ku kiko izabishobora ko nta structure turi kubona zishinzwe ibyo bintu. Oya ngira icyizere ko reba hashize amezi 6. Yego. Bafashe umujyi wa Goma n'urugero. Ngerekane nihe ku managing umujyi ni ibintu bigoye. Ufitemo experience? Oya ntabwo afitemo experience ariko nanjye mba ndeba. Yego. Buriya n'imyaka umuntu abagezemo n'ukuntu iki gihugu cyagiye kidevelopa ubibona. Yego. Nubwo waba utarabiyoboye ariko araka experience nawe ubureba uburyo ku managing imijyi biba bigoye. Biragoye. Reba umutwe uraje ufashe umujyi. Amezi 6 ibintu utangiye kubishyira ku murongo. Yego. Utangiye kubaka imihanda. Yego. Ntabwo kuvuga ngo guhuza abaturage
ibyo iyo ni leadership affaire toto rwose M23 kuvuga ngo ndi kuyivugira sindi umuvugizi wayo sibyo ariko ngiye nkurikije ibintu mbona AFC M23 leadership iri ku rwego rwo hejuru niyo mpamvu bayigereranya ngo yabaye leta ngo noneho leta ya Kongo FARDC ibinyeshyamba mu byerekeranye na harmony harimo na za discours d'ON zizwi rwose ko zikwirakwiye mu bice bya Kongo noneho nabyo byabaga igihe M23 yari tarafata ibi bice ifite ubu ngubu birashoboka ko discours zitashoboka mu bice M23 yabona abo baje ikibazo cyiza cyane ndashaka kubaza birashoboka ko utabyumva kuko nta muntu wavugira ahagaragara ibyo bintu ahantu M23 iyobora ntibashaka no kubivuga mu Rwanda se nibabivuga ni abantu ujya ubona ribu ifunga mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ariko ni bake babivuga kubera ko nta kintu baba bashingiyeho kigaragara bake rero nibo babiburiye ari urugero sikize gato urugero bajye batanga yego ushobora gufata uburozi bungana gutya akangana gutya ukabukubita mu ngunguru yuzuye amazi ubuyirozi ukayiroga ndashaka kuvuga ko n'aba batabivuga bashobora kuba babifite mu mutima ubwo wakomeza ku kibazo rushatse kumbaza yego ndandi kuvuga ngo abatabivuga bashobora kubivuga mu mutima ugasanga bikabahonana mu mutima bashobora kubitamika abana babo mu mago ibyo washobora kubivanamo ni ukuvuga ngo igisubizo njye natanga no mu Rwanda ntabwo ideoloji jenosideri irarashira 100%. Yego twavuze ko ideoloji jenosideri umuntu uza muri etape zigize jenoside kugira ngo ibeho ni etape 10 ku bantu bafite amatsiko y'izo etape bajye kuri bwiza.com iyo nkuru twarayikoze iriho etape ya nyuma rero ingengabitekerezo ya jenoside n'urwangano nk'ibyo ngibyo murambaza abahanga bavuga ko bimara imyaka 400 kuba bishize. Yego ubwo rero muri ahantu AFC M23 baba bazayihaye ukahongera ukagarura ibyo ngibyo ubwo bazashyiraho amategeko nyine. Yego kwaza bazinitabaza amategeko muri Kongo sugira ngo arabuza arahari. Ya hene urumva kuzana imvugo z'urwango ayo mategeko bazayitabaza bakore nko mu Rwanda ufite uburenganzira bwo kuba wavuga ibyo ushaka ariko nujya kuvuga ibintu bibangamira abandi. Ubwo ndagendera kuri wa mufilozofe wo mu Fransa yigeze kuvuga umufilozofe umwe izina riragurutse gato n'iryibuka riraza avuze ati buri muntu wese afite uburenganzira bwo gukora ibyo ashaka. Yego urumva ibyo ashaka ariko mu gihe bitabangamiye mugenzi wawe. Ibyo bisaba se umufilozofe ko numva ari ibintu bisanzwe ahubwo ashobora kuba avuga ati wenda ntabwo ari ushobora kuvuga ngo ni ibintu bisanzwe ariko iyo bigusobanura muri filozofi barakubwira bati umuntu umufilozofe arimo kubidusobanurira ati ushobora kuvuga ngo ni ibintu bisanzwe ati ubibona mu mategeko niba imbibi z'u Rwanda zirangirira za Uganda zitangirira ahubwo niba amagambo yavuze niba nitwa Jean Paul Sartre ati niba wari utwaye imodoka ukagera ku mupaka w'u Rwanda wagenderaga right iyo ugeze ku mupaka wa Uganda uratumenye kugendera left ntabwo uzongera kuvuga ngo ngende mfite uburenganzira nk'ubwo nkuye mu Rwanda araho wita buhagarara. Ubwo rero tugende kuri iki kibazo wambazaga ntabwo mu matwara M23 ushobora kuvuga ngo ufite uburenganzira kuvuga ibyo ngibyo kuzabivugire mu nzu yawe mu cyumba cyawe. Yego ariko nijya kubivuga muri ruhame ukavuga ngo umunyarwanda uriya amategeko azakugonga. Yego ariko ntabwo ndahangaha ngo nemeze ngo bizaba birangiye burundu ngo nta muntu uzongera kuzana imvugo z'urwango kuko nagoye urugero jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kuva irangiye imyaka 31 irashize ariko haracyari abantu tubona bakigaragaza ingengabitekerezo ya jenoside. Yego banafungwa. Si igitangaza rero ko no muri Kongo bakomeza kuboneka. Yego kubera ko ni ibintu bigishijwe igihe kirekire tukamuhamagara Evariste hanyuma agatanga igitekerezo. Evariste nanjye agira ibitekerezo byiza cyane. Reka twumve Meki rero ari telefone. Bonjour Meki. Bonjour. Bonjour mwaramutse. Mwaramutseho Meki namahoro. Amahoro twashima Katonda. Yego tugwaye ikaze rero mu kiganiro isanzure cyo kuri uyu munsi ku itariki 13 z'ukwezi kwa 7. Yego murakoze cyane murakoze rwose kuma ikaze. Umeze neza ariko
ndaho meze neza, iyo umuntu yabyutse ahumeka biba bihagije. uri imberenge? alhamdulillah. Imberenge buriya ngo ibikomeye cyane, ntabwo ndi imberenge ariko ndaho, ndacyafite imbaraga. Abudalati alhamdulillah. Alhamdulillah. Yego, tumaze iminsi tubona M23 iri ku gutaka yuko hari abakompatriote bapfuye, barabyibuka bane bavuze ejo bari babitangaje. Uyu munsi FARDC nayo yatangaje yuko ifite ibitero birenga 4 iri guterwa na M23 impande zose. Yavuze mu bice bya Masisi, yavuze mu byerekeranye za Kishishe mu majyepfo, aho hantu hose FARDC iri gutaka. Ayo makuru ubwo se Kishishe aba FARDC cyangwa aba FDL na Wazalendo? Ubwo nibyo nashaka kukubaza, ayo marira nayingona mu kiyaga cyangwa afite ishingiro? Ayingona rwose. Icya mbere cyo unyumva Kishishe ndetse deja n'ubungu hari imirwano. Yego, nyumva Kishishe ni muri ubwo wafata ko mu bice bya groupement ya Binza ni kuri Rucuro. Yego, niho nzi hari imirwano deja n'ubungu umuriro urakomeye cyane, hari imirwano ikaze aho M23 na FDL ndetse na Wazalendo babyukiye mu mirwano. ngo ashobora kuba ari na Kishishe yo mu majyepfo. Okay, gusa icyo nzi uretse mbaraza tuve mu majyaruguru. Yego, tugende kuri step by step. Yego. So nuvuga ngo ahangaho hari n'imirwano ndetse muri aka kanya muri gitondo tuganira narabikohereje. Yego, haravugwa nibura FDL zigera kuri 40 zirenga 40 bimaze kwagwa. Ndabasha kubona amafoto ariko ndi kuyashaka umuntu wanjye hariya. Yego, ndetse muri abanga bapfe harimo uwitwa Kibonke, komanda Kibonke wari uyoboye FDL muri cyacu, umwe mu bayobozi ba FDL. komanda Kibonke kubera Kiseguro, Nyamirima, Gatwiguro na Kisharu bose ni muri groupement ya Binza niho ari kubera imirwano. Yego, rero ibyo bavuga ubwo nyine ndizana nyambabwira ni FDL na FARDC nibo batandukanye. ati gusenya FDL bisaba gusenya FARDC. Yego, bashobora kuba ari kuzwa no kuba M23 iri kurasa FDL gusa yabatunguye. Yego, ngo Mr. Nejo nibaza twigeze kwivuga nyama yo turi gutegura operation nuko tutavuze ahari uko twanze kubishira amakuru. Ariko yabatunguye mu gitondo aho bari irabarasa uburyo no biracyabarasa, mbese ngo ni hatari moto ni moto. Yego, aho niho nzi wenda leta iri kuvuga ubwo mu by'ukuri leta ibyi kuvuga n'ukuri niyo ariyo FDL. Nicyo nabasha kuvuga. Hanyuma Masisi naho hamaze iminsi hari imirwano mu bice bya za Nyabyondo no mu bice byegereye Warikare, ingero za Warikare na Masisi. Imirwano bavuga ko hari nko gushondana. Ikindi ni twigeze kuvuga ko M23 yigeze kwegera Pinga, yagiye hejuru ya Pinga. Kwegera rero byasabye ko aba Wazalendo FARDC nabo baza kugira gute, baza kuyataka umunsi ku muri make. M23 nayo ntago yorohewe aho yagiye kwegera za Wazalendo nazo ziyataka umunsi ku wundi. Yo navuga ko hari imirwano. Ikindi gihari nuko muri Masisi ejo hiri bavugwa drone za FARDC ziza kureba M23. Nuvuga ngo ejo ngo abasirikare ba M23 biri mu myobo abaye bakasongo harya bakasongo urayibuka ko ijya mu mwobo kasongo. Okay, none ukwirwa mu mwobo bagira nuba kasongo. Yego, biriwe ngo mu myobo rwose drone zibahiga bwinshi, ikavuga ko FARDC yabashe kuba yakwinjira kurusha imbaraga kudomina nuza system za M23 ya defense. Urabizi ko byari byavuzwe ko ngo bafite system nshyashya ishobora kuburuya iza M23. Yes, bigora ko icyo cya Masisi ni igice ubundi warebye mu gihe kimaze kinini kidashobora kugeramo indege cyangwa kigeremo drone. Ubwo hazaga drone duto cyane, ahubwo M23 mu minsi yashize niyo yakoreshaga drone zigisha Wazalendo na FARDC, kuko mu gihe gishize M23 muri abizi ko mu gukuraho za mbushi za FDL ndetse na FARDC
mu operasiyo yose yagiye ikora no kwa advancinga yakoreshaga drone zigakora ubutasi zikaba zabasha no bazabafasha kwigezayo umwanzi wabo. Rero ubu ngubu siko bimeze, kugira ko ikibuga nyine cyabaye nk'ikicurika. Drone za FRDC zikaba arizo zahigaga M23 ku munsi w'ejo, niko byari biri. Rero bakubwira ko system ya FRDC nyine yaba yaraganjije cyangwa se yarajaminze ya M23 bityo bakabasha kugira gute kuza kubahigisha drone, kuko bavugaga ngo ni ibikoresho bishyashya bivuye mu Buhinde. Iyo barimo bakabya ntibivuye, ahubwo bishobora kuba byaraje kuko nta muri system wahiza mu kwikoresha. Bayimaranye iminsi mo hariya bumva barayisanga gato. Muri rusange muri uko kuganira, uko kwitegura ibi biganiro tubona byose nyine byatumye iyi coalition ibasha kwitegura kugira ngo ibashe kubasha guhangana nayo 23. So icyo rero nicyo gihari muri Masisi. Ikindi cyavugwa n'ejo ku munsi w'ejo muri Sud Kivu, aho byava ko muri ce bya Kamanyora muri Warungu M23 babashije kugezayo abazarendo n'abandi bantu bakorana nabo bafungaga inzira bakatura abaturage batake. Ibyo rero nibyo byavugwa. Ikindi nuko kugeza ubu hari ingabo nyinshi za FARDC, abarundi, FDLR ziri hafi ya Rugezi ahantu hitwa Musufi na ahantu hitwa Nagatete muri Fizi, izindi ziri Bijombo, Kagogo na Masango muri Uvira. Yego, urumva rero ko urugamba rukomeje gutegurwa, kandi urugamba rwo gutegurwa ni urugamba rukomeye, ni urugamba rwo gufata Uvira. Hello FARDC yategura urugamba no kwigarura ibice byose birimo Twirwaneho biri M23 bakagira Bukavu. Hanyuma urumva ba Masisi bo nta kindi bakeneye mu kunyura inzira ya Masisi bava muri kare bagafata Goma. Nicyo ngicyo gihari. Mfite ibibazo bibiri. Icya mbere, kuba FARDC ubu ufite capacité yo kuba yabruya amadrone ya M23 ikaba yashobora kubaza ikabasanga mu birindiro byabo bibashakisha, ntabwo bigaragaza uburangare muri iki gihe cy'intambara yari ihagaze? Uburangare buriho, kuko ntekereza ko mu gisirikare nk'uko Neva yabivuze, according to Neva yavuze ko urugamba ni umukino w'urupfu. Rero FARDC ni umukinnyi, ari na M23 n'abakinnyi. Muri kibuga rero ntabwo wavuga ngo uyu ni ugomba gutsinda, uyu ni ugomba gusa. Iyo dushingiye kuri za experience, dushingiye ku byabaye ibyo M23 yagiye ikora, biba bitangaje nyine. Ntabwo abantu benshi baba bumva ukuntu M23 yakubitwa yageraho ijya kwihisha drone, ariko ni ibisanzwe. Mbese abantu benshi bakurikirana izi nkuru ntabwo babyumva, ariko icyo navuga ni ibisanzwe. Abdalla, ntabwo wavuga ko M23 ishobora gutsinda gusa, FARDC idashobora gutsinda kandi ifite ibikoresho n'igisirikare cya leta. Kugira ibikoresho bishyashya ni ibintu biri simple, kugira abahanga mu kubikora ni ibintu biri simple. Gusa none icyo tuzo nuko M23 nayo mu buhanga bwayo, mu bunararibonye bwayo, ibi ngibi ni igihe gitoya. Urabibona igihe gitoya, ndetse niyo makuru anahari, kubona izi drone ziri kuza zikaba zabasha kwinjira mu kirere cyabo, cyangwa se kuba abarundi bavuga ko uyu munsi nabo bamaze kwinjira mu kirere cya M23 basa nkaho bacyugarije mu bice bya Sud Kivu. Ibi byose ni biba bigaragaza nyine imbaraga z'urugamba. Ni hasi hejuru. Uyu munsi ni M23, ejo ni coalition irimo Barundi, FARDC na FDLR. Muri rusange bavuga ko ntabwo navuga ngo M23 yarangaye gusa, nayo ubwayo yaricumye yigiye imbere. Ubwo ndashaka kwereka uburyo FARDC yaje imbere nayo nabo binjiye. Urebye neza muri iki kibiganiro M23 nibwo yaje gusa nk'ikiriminga igice cya Nyangezi, nabwo yabaye nk'iyegera imbere za Rubarika, yegera za Uvira, bice byegera Uvira. Nabwo kandi Twirwaneho yafashe, yagiye ahantu henshi. Ibi byose byavuga ko yaba FARDC M23 bose barakoresha amayeri menshi yo kwegerana. Ikindi wanabireba muri za Rubero muri iki gihe nabwo M23 yigiye imbere ifata ibice byinshi mu mayeri utakwita ngo ni uko advancinga. Yitwa ko yirwanya ariko iri muri defensive, ariko mu by'ukuri ukabona yagize ibice ikaba kandi yizo. Icyo gice navuga cyegereye Pinga, hejuru ya Pinga yagiyemo ejo bundi kandi barido. FARDC nayo kuza na ibikoresho, murabizi ko Masunza muri
Warikare yagiye za Uvira ya Beni aha hose bose urumva niki baritegura so nuvuga ngo uruhande rwose ruriteguye gusa rero kukwinjira muri system ibyo umuntu agakurusha imbaraga ashobora kuba yakurusha igikoresho cyashyashya kizima utamenyereye cyangwa se warangaye ibyo akenshi kuviramo kuba wacyurwa rwose uri muzima cyangwa ugacyurwa utari na muzima Imana ibiturinde ibyo gucyurwa vuba noneho ikibazo cya kabiri ndashaka kuvuga aho iri gutera ubu ngubu aho ngaho mu bice bya Masisi hari imirwano gahunda yayo ni ukuhafata cyangwa ni ukwegezayo umwanzi kongera gasubira mu birindiro M23 M23 hamwe ubu irwana yirukana cyangwa se ishaka gufata ni ukwirwanaho iri kwirwanaho iri muri defensive ntabwo iri muri offensive kuko igiye muri offensive yaba yaramaze kurenga amasitiri no muri za Warikare urumva ko icyo nicyo cyiza ariko nyine kuba iri muri defensive ntibuza ko FARDC idashaka kujya muri offensive yone ubundi ikintu cyakwereka ko FARDC yo itari muri flag iramutse igize amahirwe yo gusunika M23 igice kimwe nibura gusa gato igafata agace kamwe yahita rwose ikwereka ko iri muri offensive yego ibi rero mbona M23 isa nkaho yabimye inzira uko ukurikije uko bamaze iminsi baza buri munsi abitwa Mutayomba bakijya iminsi baza igice yaza gatoyi bahora bashaka kuza imbere ngo bageze Rubaye ikimwe na FARDC bose nibyo kintu bashaka ubwo rero bivuze ngo bagize amahirwe yo kuba basunika ayo 23 batangira kubona rwose batari no kuvuga ko bakubise umwanzi bamugereje kure harya wa mukomanda bacyo yitwa nde yitwa Kibonke muri groupement ya Binza muri za Kisegura hano ari kubera imirwano uvuga ko M23 yagose FDL kuko aba FDL nyinshi kugira ngo abantu bakurikira Bwiza TV arabizi ko ibyo bintu tuvuga cyane ko muri Binza ariho hantu hari indibi ngo ni mu bice byose byegereye batarucuro ubwo ni za Tongo muri Binza urebeho za Kishisha bose bavuga Nyagakoma Nyamirima Kiseguro Kisha ahose aba indibi ya FDL ziba no mu baturage rero M23 ngo yabatunguye mu gitondo rw'urukerera rwose bakoramo akazi rero ubu rurashyiditse bari kwirukana umuriro uracyabariho murakoze rero meke ikibazo nari mfite nanjye Rudahunga agufite ikibazo ari ikibazo nari mfite ese muri utu duce biba bivuga ko M23 iba yaradukontroye mbere ndavuga hano muri za Masisi na za Rucuro tukumvamo harimo za ibindi bitero byo guhashya FDLR nibihuza na biriya leta ya Kongo yizanishijwe ivuga yuko ngo FDLR ngo iri mu bice birimo M23 ngo biragoye kuzajya kuyihashya kandi iri mu maboko ya M23 wabivuga hiki nese mu maboko ya M23 nihayobora ibyo ngibyo leta ifite nabakari nka rwitwazo rwayo niho kuba gutyo none se ahantu FDL banundi hawo ari mu matwari ya leta aho za Binza aho muri Tongo mu Rutara hose ba hose n'undi risanzwe haba so ibyo koko wavuga ko ukurikije uko intara ya Kivu y'amajyaruguru iteye ukurikije retwari ya Rucuro wavuga ko M23 ari hayobora ibyo rero niyo twese twibazaga tutisubone M23 nuko iri kisiga FDL hagati uko urugero rumwe barakubwira ko FDL zagarutse Nyiragongo bongeye kugaruka Nyiragongo ibyo byose ushobora kubyibaza zigera Nyiragongo zica mu yihe nzira zica mu matware yande hanyuma ukongera ukanibaza muri Nyiragongo ninde uhayobora icyo ni ikibazo gikomeye nanjye nibaza M23 FDL inyura ihunga iyo twumva ngo mu FDL avuye Warikare ageze mu Burundi abanyuze ibyo ushobora kubyibaza kuko impamvu bivuga gutya simwa ubwegeze bavuga ko FDL ivuye rwose muri Kongo yabivuze muri 2024 ku kibazo nari mubajije mubaza nti ukunze gusora amatangazo uvuga FDL ubundi iramutse itashye renda ugati natwe twashyira intwaro hasi iramutse itashye twashyira intwaro hasi FDL ni umwanzi wa M23 n'umwanzi w'abakongomani bavuga ikinyarwanda wagiye kwica ahubwo bw'abatutsi ibyo ni ibintu biza mu byo barwanya birimo na ideologie genocide ibyo birahari rero njya nibaza FDL turana nabo gute ushobora kubyibaza azagatoye FDL barabizi ko hakurya iri ariko nabo bakaba bari hano ibyo ushobora kubyibaza rimwe na rimwe bishobora no kukubabaza kuko nk'umuntu
wenda dufate urugero nk'umuntu uvugira abaturage ushobora kumva ko ikinyamakuru gishobora gukora inkuru zo kuvugira abaturage, hari igihe ubibona ukumva nawe ntubyumva. Urugero rumwe, FDL ziri muri Tongo, ziri Nyagakoma, zimazemo igihe kinini, Mventura irakata za Mweso iragenda, hari naho zigashimuta Mweso ikagenda. Ahangaho ushobora kwibaza FDL iba Nyagakoma, abandi bari muri Mweso, baturanye bate? Ni ibintu udashobora gusobanura, nabyo leta ishobora gushinyeba ko abana na FDL. Urugero rumwe n'ibyo nibazaga, najyaga mbibaza mwabizi mu biganiro byacu twabibazaga leta y'u Rwanda, ikavuga ngo ibangamiye na FDL baturanye nayo ku mupaka wa Nyiragongo hano za Bugeshi. Murabizi ko twabivugaga amahema agaragara ku manywa y'ihangu, agaragara. Ibyo biri ibintu abantu bibazaga ukuntu FDL ikata ku mupaka hano wa Grande Barriere na Petite Barriere. Ni ibintu ushobora kwibaza rimwe na rimwe ubura ibisubizo. Rero FDL aho tuvugira hari rwose n'abaturage biteyo barabivuga, zarabazengereje, zitata abantu mitwe, zirababaga. Mu by'ukuri uwo wabonanye n'umuntu wari Mventura cyangwa se anamusuhuza warabizira. Ubwo ndavuga muri Binza, kuva yo Mventura yafata na mbere itarafata Goma, Binza yabaye ikibazo gikomeye cyane. Abaturage baho baragowe, bahura muri iyo dahirema ya FDL ibakoresha uko ishaka. Rero ahangaho ushaka kubyibaza, Mventura yagiye za Shasha, izamuka ijya za Nyanzare, ijya muri za Rubero, isize Binza itari clean. Ni ikibazo abaturage basigaye ushaka kukibaza. No kuvuga ngo n'utundi duce rero biragoye kujya gushaka gufata utundi duce itarabasha kuriyaninga n'ibice bikiri mu FDL. Ariko nanone ukibaza, wenda tugaruke ukavuga ati se we iyi strategic zakoze icya mbere gihari cyo Rudahunga. Birebye usanga utu duce aba FDL bari mu duce bameze nk'abari mu kiyaga, bari mu hagati ukurikije naho Mventura ugiye nka za Tongo cyangwa ukabona na Nyiragongo FDL irimo hagati. Ugiye ahangaha muri Binza urumva harimo hagati, ariko nabwo ukibaza se ko hagati kwabo ukwezi kwa mbere gashira kwa kabiri kwa gatatu kwa kane bikaba byanagera n'umwaka abaturage bo muri Binza bakiri muri ibibazo byo bizarangira ryari kandi bakomeza kwica abaturage. Nibyo kwibaza, urumva ko abaturage ntaho bafite ho kujya, cyangwa barajya kuri FDL se, barajya kuri Mventura se. So urumva bari muri dahirema. Ikindi twibagiye kuvugaho nibagiye kuvuga nuko kwifunga rya Kiwewe havugwagamo yuko ngo yaba yarinjije aba FDL muri Republican Guard. Bikina mwarigeze mu cyo ngo bageze 150. Yego. Iki nacyo urumva nacyo ni ikintu cyo cyangiri tuvuga tuti FDL FDL uvuga FDL/FDL ni fiziyo yayo nguko ni fiziyo kabisa. Sawa urakoze Meki. Hari ikindi wakongeraho? Ikindi nakongera ni ikigaragara nyine cyuko ona nakivuze, ariko sinayitinda nuko imyiteguro y'intambara yo irakomeje. Ruhande mwabyumvishe ko mvuze ingabo zamaze kuba ready muri Fizi, muri Uvira, mu bya Uvira. Ingabo zo ni nyinshi zize gute zegereye ibice bya Mventura. Izi ngabo nta kindi zikeneye nuko zigomba kubohoza Bukavu ndetse na Goma. Hanyuma twanagira naho ngaho urumva ko FARDC iri muri test, iri muri test za Masisi, iri muri test yo kumva imbaraga za Mventura ngo ibe yagira gute yabashambye cyangwa se yabateza ibibazo. Muri rusange icyo navuga nuko urugamba rugiye kuba amasezerano rwose azasima, ariko agomba n'urugamba ruhagarara. Ndabona intambara aho ugiye kuba yindi. Ubwo asigaye kuzahamagara wa musesenguzi wacu muri military science Afande Mike akazatwereka kuko niba izi ndoto wabasha kuzigeraho. Yego. Murakoze cyane, umunsi mwiza Meki. Murakoze cyane bidara. Sawa. Rero ari mugenzi wacu Meki Kayiranga warimo araduha updates, araduha ibitekerezo bye muri za Masisi n'amakuru afite menshi aturuka ku Bonize. Yego. Muri IDF wandumva ro yagarutseho. IDF Amerika afatiye ibihano batatu bashinzwe gufasha umutwe wa IDF. EDF ntabwo twayivuzeho. Leta z'ubumwe za Amerika zafatiye ibihano umunya Somalia, umunya Uganda n'umunya Afrika y'Epfo
bashinjwa gufasha umutwe w'iterabwoba wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunya-Uganda Hanida Nabagara ashinjwa gufasha ADF kubona amafaranga no gutera inkunga igitero cy'iterabwoba cyagabwe i Kampala mu 2021. abo n'abashoramari Kigatwara ubuzima bw'umuntu umwe abandi benshi bagakomereka. Nabagara kandi avuga ko kugerageza gukura abana be muri Uganda kugira ngo abajyane mu mutwe wa ADF mu burasirazuba bwa RDC. Umunyafurika y'Epfo Zayid Gangati we ashinjwa gutoza abarwanyi ba ADF gushimuta abantu hagamijwe gusaba imiryango y'amafaranga, ubujura ndetse n'ubwambuzi, byose akabikora ashakira uyu mutwe imibereho. Abdiweli Mohamed Yusufu uvugwaho kuba umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State muri Somalia kuva mu 2019 washinjwa kugira uruhare rukomeye mu kohereza ADF abarwanyi intwaro n'ibindi bikoresho. Minisiteri y'Imari ya Amerika ikaba yasobanuye ko abarwanyi ba Abdiweli bambuye abantu muri Somalia miliyoni 2.5 z'amadolari mu 2021 na miliyoni 2 z'amadolari mu gice cya mbere cya 2022, yose akaba yarifashishwe mu nyungu z'iyi mitwe y'iterabwoba. Minisiteri ikaba yatangaje nanone ko imitungo batatu baba bafite muri Amerika igomba gufatirwa hashingiwe kuri iki cyemezo, ndetse ko nta muntu uba muri iki gihugu wemerewe kuboherereza amafaranga. Se buriya abantu twavuga ko baba bafite imitungo muri Amerika, arya nibo bajya bita abashoramari. Abashoramari nibo bafashwe, nibo bafatiwe ibihano. Uravuga ngo nta mitungo bafite, bayifite harimo, si ukuvuga ngo n'abashoramari gusa, harimo n'uriyoboye Islamic State muri Somalia. Yego, twavuga ko afite imitungo muri Amerika. Ntabwo babura kugira, bashobora kuyihisha, bafite ukuntu babihisha ku mazina atari ayabo, ariko baba bafite imitungo. Gusa akantu bongeyeho wavuga kazima, ngo nta muntu wemerewe kuba amafaranga, kubohereza amafaranga ari ku butaka bwa Amerika. Kuko nanavuze ko ejo Valence yaduhaye mbere yo kujya kuri iyo message. Yego, reka turebe itangazo Mika twohereje. Ni itangazo ryasohowe na Twirwaneho. Yego, Twirwaneho iravuga ngo alerte urgente escalade militaire planifiée contre les Banyamulenge dans le haut plateau d'Uvira RDC. Umva iratabaza impuruza, iratanga impuruza, irimo iratanga impuruza kuri ku mipango irimo gukorerwa Abanyamulenge muri haut plateau Uvira ndetse na RDC muri rusange. Le MRDF Twirwaneho alerte la communauté internationale sur une situation gravissime encore dans le haut plateau. Iratangariza umuryango mpuzamahanga situation irimo kubera muri haut plateau za Uvira muri Sud Kivu, où un plan macabre orchestré par le gouvernement congolais, ngo ko hari umugambi kabombo wo kurimbura Abanyamulenge burimo gutegurwa na guverinoma ya Kongo n'iy'u Burundi, ngo est en phase d'exécution, ngo igeze muri phase yo gushyirwa mu bikorwa. Yego, sibyo? Visa à l'extermination et le déracinement des Banyamulenge, igamije kurimbura ubwoko bw'Abanyamulenge, sibyo? Ngo sous couvert de sécurisation, un déploiement militaire massif et coordonné entre FARDC, troupes burundaises et milices supplétives Wazalendo prépare des attaques systématiques contre les civils Banyamulenge, notamment dans la région de Rurambo. Bakagaragaza yuko ingabo z'u Burundi, aba Wazalendo, FARDC barimo gushaka kujya kwica abasivile, kurimbura abasivile ahitwa mu gace ka Rurambo. Yego, sibyo? yego. Les axes de ces plans sont déjà activés. Bagaragaje ama axe ahitwa Katobwe, masse de troupes FARDC, ngo batayo region ya militaire ya 33, hariyo region ya militaire y'ingabo za FARDC, ngo après des réunions stratégiques amasango, nyuma y'inama yezabereye Masango, prête à attaquer la zone de Kabololo, ngo biteguye kujya kurimbura zone ya kwataka zone ya Kabololo. Yego, Mumanzi, ubwo iyo n'indi site Mumanzi FARDC
Milice Wazalendo, FRDC na Wazalendo, René Itongwa, Kasimbi John Makanaki, ubwo bayobowe n'abo ngabo. Yego. Deployé à Gafuho, Bikenke, Bineke, bari ahitwa Gafuho na Bineke pour lancer une offensive imminente contre les villages Banyamurenge, kugira ngo bagabe igitero simusiga ku Banyamurenge. Arindi site Milimba, Minembwe, des troupes burundaises venues à renfort au FARDC, ingabo z'u Burundi zaje gushyigikira cyangwa se kunganira FARDC, prépare des attaques généralisées sur Minembwe et environ. Barashaka gukora ibitero bihuriweho cyangwa bigamije gutera Minembwe ndetse n'ibuce buhegereye. Ce mouvement confirme l'exécution d'un plan génocidaire. Ngo izo mouvement zose ni bari gushyira mu bikorwa plan génocidaire, umugambi wa génocide, impliquant des acteurs étatiques, harimo aba acteurs bo muri leta, sibyo, eno étatique n'abatari muri leta, qui cible délibérément une seule communauté à travers l'encerclement. Bakaba bagamije no kuvuga ngo bakaba bagamije guterera communauté y'Abanyamurenge, nibo bonyine bagamije kukuraho, kandi ngo bakaba bamaze kubancercler. Les pillages, les massacres et les blocages de toute assistance humanitaire, hakubiyemo gukora ubusahuzi, kwica ndetse no kubloka assistance humanitaire zaza kubafasha ubufasha bwa rwose. Les MRDP twirwaneho, MRDP ni nuza yawo umuryango wabo, ni parti politique, twirwaneho réaffirme sa détermination absolue à protéger les civils Banyamurenge et leurs biens par tous les moyens nécessaires face à cette menace d'extermination planifiée. Ngo biteguye kuba bakwirwanaho bagasubiza inyuma ibyo bitero byamaze gutegurwa bigamije kubibasira. A fait le MRDP twirwaneho rappelle que le gouvernement de Kinshasa et de Bujumbura porteront l'entière responsabilité des conséquences humanitaires catastrophiques qui résulteront de cette escalade génocidaire. Ati bizaterwa n'ibyo bitero, ati bizashyirwa ku mutwe wa Kongo Kinshasa na guverinoma yayo. Yes, ikaba rero bisinyiwe Minembwe tariki 15 juillet kwezi kwa karindwi mu 2025 n'uwitwa Kamasa Ndakize Welcome, ni porte parole w'uno muryango.